impamba y'umunsi haranira gutunganya ibyo ubona bidatunganye. Tito igice cya mbere umurongo wa 5 aravuga ngo icyatumye gusiga Ikereti no kugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Mwene data, buri muntu kuri iyi si afite icyo yakabaye arimo kwikwaho, nubwo benshi bitugora kubitahura, ariko uko niko kuri. Impamvu bitugora kubitahura ni uko tugenda turushaho kujya kure y'Umuremyi wacu. Turamutse tugize umwete wo kwegera Umuremyi wacu, nta kabuza yuko twabigira ibyacu. Haleluya. Ushobora kwibwira uti nta mpamvu yo kubimenya, uti ubundi se bimaze iki? Mwene data, ndagira ngo nkubwire ko agaciro kawe imbere y'Imana kari mu gukora icyo yakuremeye. Nk'uko agaciro ikibindi cyose kajyana n'icyo uwakibumbye yashakaga ko gikora, natwe niko bimeze. Kurya rero ubona Imana ikurinda ikagutambutsa byinshi biba bigenza ubuzima bwawe, ibikorera icyo yashyize muri wowe, ibigira ngo irebe ko wakwigarura ukajya wakora icyo Imana yakuremeye. Haleluya. Mwene data, gukora icyo Imana yakuremeye nibyo byiza kuri wowe. Ndagira ngo nkwibire ibanga ko ibyo ubona byose bidatunganye, aho utuye, aho ukorera cyangwa se aho uteranira, burya nawe ubifitemo uruhare. Kandi kuba ubifitemo uruhare, witegure ko nta kabuza uzabibazwa nutagira icyo ubikoraho. Wibuke ko ishami ryose ritera imbuto birangira ritemwe, rigacibwa, rikajugunywa mu muriro, kandi n'igiti cyose gitera imbuto kiratemwa kikajugunywa mu muriro. Mwene data, soje nkwifuriza umunsi mwiza, kubera itangiriro ryo gutunganya ibyo ubona bidatunganye, aho Imana ikurindiye. Shalom shalom.